Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza kandi niba utameze neza, mbere na mbere turakubwira ngo komera, ubundi tunakwibutsa yuko icyo atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka ugashikama kigabo ukishakamo ibisubizo, kuko burya iyo ucitse intege aba ari igihombo gikomeye cyane, kubera yuko ibyiza burya bihora imbere. Komera rero kandi ugerageze wishakemo ibisubizo. Hanyuma rero ntabwo twatangira iki kiganiro tutabanje gushimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Turabibutsa yuko muri abantu b'agaciro gakomeye, ni mwebwe mutuma tubasha kubona imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi ngibi byubaka benshi. Niba rero udukurikiye cyangwa ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu, ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, turakwibutsa yuko wayikora kuko bifite akamaro gakomeye. Niba utazi uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya. Nureba muri munsi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa hanyuma bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Hanyuma rero nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga cyangwa se ihereranye no kuvuga abandi. Nk'uko tubizi, muri rusange abantu baremewe kubana n'abandi. Ntibitangaje rero kuba abantu rimwe na rimwe bajya bavuga abandi. Hari abantu bashishikazwa no kuvuga abandi babigiranye amatsiko, cyangwa se bafite amatsiko yo kumenya amakuru y'abandi. Hanyuma rero nk'uko tubimenyereye, hari abantu bakwirakwiza amazimwe babigambiriye, bakaba bashobora kukuvuga ibinyoma just kugira ngo baguharabike. Nubwo ibyo baba bakuvugaho byaba bidateye akaga cyane, ariko bishobora kugira gute? Bishobora kukubabaza cyane iyo birimo bivugwa cyangwa se bikwirakwizwa n'inshuti yawe magara. So wakora iki rero mu bihe nk'ibi? Birumvikana rwose ko ntacyo wakora ngo ubuze abantu kugenda bakuvuga, ariko ushobora guhitamo icyo wakora mu gihe bikubayeho. Numenya ko hari ibihuha birimo bikuvugwaho, uzagerageze ukore ibintu bibiri tugiye kukubwira. Ikintu cya mbere ugomba gukora, byirengagize. Akenshi na kenshi biba byiza iyo wirengagije ibirimo bikuvugwaho, cyane cyane iyo ubona ko ntacyo bivuze. Ndetse n'ijambo ry'Imana naryo ubwaryo ridutera inkunga yo kutihutira kurakara mu mitima yacu. Iyo uri umuntu usanzwe uvugwa neza, abantu bakuziho ubunyangamugayo, bigufasha guhangana n'ibinyoma bikuvuzweho. Iyo umuntu akuvuze aguharabika, ariko ukaba uri umuntu usanzwe uvugwa neza muri karitsiye aho utuye mu baturanyi, nta muntu upfa kubyemera. Ukuri kwawe konyine niko gutsinda byanga bikunda. Ikindi kintu cya kabiri wakora, ganira n'umuntu watangije ibyo binyoma. Akenshi na kenshi hari igihe wabona ko ibyo bakuvugaho bikubangamiye cyane ku buryo wifuza kuvugana n'uwabitangije. Iyo uganiriye n'abantu bakuvuze, nabo bamenya ko ibyo barimo bakuvuga nawe byakugezeho. Iyo mubiganiriye rero hamwe, haba hari icyizere cy'uko bizakemuka. Ariko nanone
mbere yo kujya kuganira n'uwakwirakwije ibinyoma birimo bikuvugwaho, banza witonde, fata akanya wibaze ibibazo tugiye kuvuga kandi ugerageze no kubisubiza. Icya mbere ushobora kwibaza uti ese mfite ibimenyetso bifatika bigaragaza ko ibirimo bivugwa ari byo? Icya kabiri, ese uwabimbwiye ntiyaba wenda yarumvise nabi ibyo yabwiwe? Icya gatatu, ese iki ni cyo gihe cyiza cyo kuganira n'uwakwirakwije ibirimo bimvugwaho, cyangwa byaba byiza mbanje gutegereza hagashira igihe runaka nanjye nkabanza nkashira uburakari? Icya kane, ese ndamutse ari njye wamuvuze nakwifuza ko ikibazo tugikemura gute? Kwibaza ibibazo nk'ibi bizagufasha kwitwara neza mu gihe murimo muganira ku byabaye, kandi bizabafasha mwembi kugira icyo mugeraho, gufata umwanzuro mwiza kandi ukwiye. N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, twizere yuko cyunguye benshi. Nawe wadukurikiye twizere yuko hari ibyo wungutse. Niba rero wagikunze, turagushishikariza kutakihererana, gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, uraba ubonye uburyo bwo kugisangiza n'abandi. Ikindi nanone natwe ubitwereke byo bikorwa bite. Hasi aho urabona andi magambo yanditse like, uyakandaho, noneho bikaguha uburyo bwo kubitwereka, natwe bikadutera inkunga, bikagaragaza ko ibyo dukora atari imfabusa, ahubwo hari benshi babyungukiramo. Turagushimiye rero wowe wabanye natwe tugitangira iki kiganiro kugeza aho tugisoreje. Turakwifuriza nawe ibyo urimo gukora, imirimo uhugiyemo, ko Imana yakomeza kubana nawe, igahira imirimo y'amaboko yawe, nawe ukagira icyo ugeraho. Iterambere nicyo kintu twifuriza abakunzi ba iyo sengesho. Nawe rero turarikwifurije cyane, ukomeze ukore cyane, Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yawe. Ubundi naho ubutaha.